Shalom shalom kuri mwese mudukunda mudukurikirana. Amazina nk'uko bisanzwe ni King. Nongeye kwishima kuba hano kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, dusangire amagambo, twungurana ubwenge. Ariko by'umwihariko turacyarimo kwinjira mu mwaka aho dufite amashimwe, aho dusubira mu ntego n'insanganyamatsiko y'uyu mwaka. Ku bantu bakurikiranye amasomo natanze muri Brisbane, hari ijambo rikuru twize bwa nyuma ari naryo ryinjiye muri uyu mwaka, rivuga ngo ariko twebweho tuzakomeza gusenga ndetse no kugabura ijambo ry'Imana. Ijambo rikuru, insanganyamatsiko y'uyu mwaka, tugomba gushira imbere gusenga ndetse no gusoma cyangwa kugabura ijambo ry'Imana. Iyo ntego cyangwa iyo nsanganyamatsiko, iryo jambo ry'uwo mwaka turarisanga mu byakozwe n'intumwa. Kanze mpabasomere igice cya 6 umurongo wa 4. Reka tubanze dutangire ku murongo wa 2. Haravuga ngo abo 12 bahamagara abigishwa bose bati, ntibikwiriye ko tureka kwigisha ijambo ry'Imana, kwicara ku meza tugabura. Nuko bene data mutoranye muri mwe abantu 7 bashimwa buzuye umwuka wera n'ubwenge, tubashire kuri uwo murimo. Ku murongo wa 4 ariyo ariryo jambo rikuru ry'uyu mwaka, haravuga ngo ariko twebweho tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Ku murongo wa 5 akavuga ngo abahateraniye bose bashima ayo magambo, batoranya Stefano umuntu wuzuye kwizera n'umwuka wera. Iri jambo ryanjemo ndi muri Brisbane ubwo nari ndimo ndigisha, numva kabisa tugomba gusubira ku gicaniro. Ndabizi ko iyo umwaka urangiye amagambo menshi tuba twigishwa nuko uyu mwaka n'uwawe, uyu mwaka n'umugisha, uyu mwaka no gusubizwa, uyu mwaka no gukira, uyu mwaka ibintu byinshi batubwira bikaba biturozaho, ari biri selfish nawe, bigana kuri njewe, kuri njewe kuruta uko bigana ku Mana. Ariko rino jambo ririmo ravuga ati tugomba gusubira mu ijambo, tugomba gusubira mu gusenga. Iby'agaciro nta bindi ni ugusenga ndetse no kugabura ijambo ry'Imana. Muri uko kugabura ijambo ry'Imana hagomba kubaho n'abagaburirwa, hagomba kubaho n'abarya. Hari abagabura, hari n'abarya. Ariko igikuru muri iryo jambo ni ijambo, kugabura ijambo, kurya ijambo, kubaho mu ijambo. Mwibuke Yesu igihe yavuye mu butayu ari mwigeragezwa, Satani yaramubwiye ati fata amabuye yahinduremo umutsima kugira ngo urye. Aje kumusubiza aramubwira ati umuntu ntabeshwaho n'imitsima gusa, ahubwo abeshwaho n'amagambo ava mu kanwa k'Imana. Umuntu abeshwaho n'ijambo. Kuba mu ijambo, gukomera mu ijambo, gukunda ijambo, uyu mwaka byakagombye kuba intego yacu. Nta nubwo ari ukuvuga ngo uyu mwaka gusa, ahubwo ni imyaka yose. Iyo ngenzuye amatorero menshi, iyo ngenzuye abantu benshi, ugenda usanga ikintu cyo gukunda ijambo twarakigabanyije. Ikintu cyo kuja ahantu hari ijambo ry'Imana twarakigabanyije. Uyu mwaka ni umwaka wo gukunda ijambo ribohora, ijambo rikiza, ijambo ritanga ubugingo, kubera ko hari abantu benshi batanga ibintu bisa n'ijambo, amagambo, ibintu byabaye, ibintu byo gusetsa, ibintu byo gutwika. Abo bantu turabuzuranye, especially muri iki gihe hariho za social media. Abantu bakeneye kubaka izina, ariko dukeneye ijambo ryubaka izina ry'Imana, izina rya Kristo, ubwami bw'Imana. Iryo ni ryo jambo dukeneye, ijambo ribohora umutima, ijambo rikiza, ijambo rigarura abantu ku musaraba. Iryo ni ryo jambo dukeneye. Hagomba kubaho uruhare rwanje, hagomba kubaho uruhare rwawe kugira ngo tuje mu ijambo, ijambo ribohora, ijambo rikiza, ijambo rigarura abantu ku mwami Yesu Kristo. Icya kabiri, tugomba kuguma mu gusenga. Hana abigishwa bavuze ngo ariko twebweho. Reka manze mbahereze background y'iyi story. Wenda hari ukuntu nayisomye mukumvamo bavuga Stefano
mukumva bavugamo abadiyakoni, iyo uyisomye mvamo yuko bari barimo baratora abadiyakoni ba mbere, ariko kano kantu ko kuvuga ngo ariko twebwe tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana, icyo babivugiye ni uko hari hariho challenge, hari hari ikibazo cy'uko abadamu bajyaga bacikanwa. Muri icyo gihe itorero ryari rimaze gukura, abantu bari benshi, noneho abadamu b'abapfakazi bagacikanwa ku biryo. So bazanira icyo kirego abigishwa, noneho abigishwa baravuga ati ntago twareka ijambo ngo tugiye kugabura ibiryo, ahubwo twebwe tuzaguma mu gusenga, tuzaguma mu kugabura ijambo, hanyuma dutore abandi bantu buzuye umwuka wera kugira ngo babashe gukora ibyo bindi. So natwe dukeneye uyu mwaka ngo ube umwaka w'ijambo. Hari abatoranyije gukora ibintu bitwika, hari abatoranyije gukurikira ama platform ariho amagambo ameze nk'ijambo ariko atari ijambo, ariko wowe ukurikirana icano, wowe ukurikirana platform, wowe ukurikirana ubu butumwa, igihe kirageze yuko dukurikirana ijambo ry'Imana, ijambo ribohora, ijambo rikiza. Wenda ibyo ndaberekera aho ngaho kubera ko nabisomye inshuro nyinshi, and I hope yuko murumva point y'icyo nshaka kubabwira. Icya kabiri ni ugusenga. Gusenga kugomba kujana no kumva ijambo. Umuntu wumva ijambo akenshi abakunda no gusenga. Abantu bumva amagambo, gusenga kuba kuri gukeya. Uzanabire no mu materaniro, iyo ubonye abantu bagenda hazamo umuziki, hazamo amafraze, hazamo ibintu biri fun, baba bari active kubera ko ari amagambo y'abantu. Ariko iyo hajemo ijambo ry'Imana, nibo basohoka hanze bakaja kota amabeho, bakaja kuganira, bakaja gufata inguni, bagakora biriya byose ubona abasore, kuko niyo domain mbamo, niyo ndimo ndagerageza kurifaringa on, cyangwa bakaja ku matelefone. Ariko umuntu ukunda ijambo ni abantu bashaka ibintu byubaka, kandi abo bantu iyo bageze mu mwanya wo gusenga ubona bari active, iyo bageze mu mwanya w'ijambo ubona bari active. Mbese ubuzima bwabo buri muri bya bintu bitanga ubuzima, ubugingo, kandi bikenewe especially muri iki gihe. Ariko hari ikintu ushaka kongeraho. Gusenga ni ibya bose, gusoma ijambo ni ibya bose, ariko gusenga mu kuri no mu mwuka ni iby'abakeya. Mwibuke Yesu ubwo yari ari ku iriba yaravuze ngo igihe kirageze. Yaramagana n'umudamu aramubwira ati igihe kirageze yuko abasenga data bamusengera mu kuri no mu mwuka. So hari abasenga, hari noneho n'abasenga mu kuri no mu mwuka. Icyo nakwifuriza, icyo nagusabira cyangwa icyo nagusaba ni uko uyu mwaka ugomba kwiga ni gute umuntu asenga mu kuri no mu mwuka. Icya kabiri ni gute umuntu yumva ijambo. Hari amagambo menshi, hari abavuga butumwa benshi, ni gute umuntu yagira imbaraga zo kumva ijambo ribohora, ijambo riva ku Mana. Muri ya magambo yose abantu bavuga, ni gute ubimenya? Reka mbahereze nka zingahe niturangiza turagana no ku musozo. Icya mbere, iyo bigeze ku ijambo ugomba kugira umwuka wo gushishoza. Umwuka wo gushishoza ku bantu wumva urakenewe muri iki gihe. Umwuka wo kugenzura abantu bavuga amagambo avuye mu kanwa k'Imana, bivuye mu byanditswe, mu byahumetswe n'Imana, bakabivuga bagahamanya n'umwuka wabo ndetse n'umwuka w'Imana. Uwo mwuka urakenewe muri iki gihe. Platform zose zuzuye abantu bavuga ijambo kandi beza, ariko harimo kategori nyinshi y'abantu bashaka kubaka amazina yabo, y'abantu bashaka batangira neza barangiza bakubaka amazina yabo, cyangwa bagatangira bubaka amazina yabo ukagira ngo bari muri urwa ruhande rw'Imana, nyamara barimo bariyubaka kuruta uko bubaka ubwami bw'Imana. So dukeneye umwuka w'Imana uduhereza umwuka w'Imana w'ubushishozi, umwuka w'Imana w'ubwenge, umwuka w'Imana wuzuyemo imbaraga zirenze izo twebwe dutekereza,
ariko nanone zivuye mu ijambo. Ijambo riravuga ati muzabamenyera ku mbuto bera. So uzamenya gute umuntu imbuto yera kandi utabasha kumugenzura, utabasha kumwigaho? Tugomba kwiga ku bantu baturi imbere batwigisha, kuko bagira influence nini mu buzima bwacu. Kambaye nk'urugero rumwe wenda ruto natekereza on top of my head. Tuvuge nk'urugero, umuntu afite chaîne yiwe anyuzaho ibikorwa byiwe, ugiye ukareba video ziwe zirenga 200. You kinda get the bijya biguhereza umuco w'inzira uwo muntu arimo, w'icyerekezo uwo muntu afite. Either ashobora kuba akunda Imana by'ukuri, atitaye ngo abantu ba subscribinze, ngo abantu baje, agatanga ijambo ry'Imana by'ukuri. Hakaba n'undi utanga ijambo ry'Imana mu minota 2 agiye kubwiriza akanyuzaho ads nk'igihumbi, kubera ashaka kumaintaininga abantu bamukurikirana, ama revenue, abantu wenda afitane partnership nabo, ugasanga niba arimo aramamaza cyane kuruta kwamamaza izina ry'Imana. Maybe wenda muri community yacu biracyari hasi, ariko nko muri bihugu biteye imbere usanga ads bafite muri programme bashizeho nizo nyinshi kuruta ibikorwa barimo barahereza abantu. Si bibi, ariko harantu bigera bigatangira kubangamira ijambo ry'Imana, bigatangira kubangamira wa murimo Imana yadutumye. So tugomba kugira umwuka gushishoza, nibyo ndimo ndababwira, ndimo ndabahereza urugero. Natwe muri community yacu dufite abantu bavuga ibintu biri funny, bizamura amarangamutima y'abantu, ariko bitahindura abantu. Kuri njewe mbafata nk'abo ngabo bashiramo ama ads, abagiye kuvuga ijambo ry'Imana, ariko ugasanga 90% y'amagambo arimo aravuga ni amagambo ashingikiye ku byabaye, kubiriho, ariko ukabona ntibyica, ntibihindura, ntacyo, birasetsa abantu nyine bikaba keeping engaged, ariko bagatahana ibintu bidahuye n'ibyo yaragiye kubahereza, kandi ukabona ni routine yiwe, ni ikintu agenda ahozaho. So tuba dukeneye umwuka w'Imana uduhereza gushishoza, tukamenya se aba bantu koko ibyo bavuga birava ku Mana cyangwa birimo birava muri bo. So uwo mwuka turawukeneye, kandi uri very easy. Mbahaye urugero rworoshe, muzagende munabikurikirane, muzabona abantu koko inyigisho bagenda batanga nimba ari iz'Imana cyangwa nimba ziva kuri bo. Icyo ni icyambere. Ijambo ribohora, ijambo rikiza, ijambo riva ku Mana kuruta amagambo ava ku bantu. Uyu mwaka niyo ntego. Icya kabiri ni gusenga mu kuri no mu mwuka. Iki ngiki nicyo turi butindeho. Nataye kadi kanje, sorry wenda muramba bareka ngatore, I don't wanna be rude. Gusenga, so kubera ko dufite intego cyangwa dufite ijambo rikuru ry'umwaka ryo kuguma ku gicaniro, ryo gusenga, nk'uko abigishwa bavuze ati tugomba gusenga, ntitugomba gutererana gusenga no gusoma ijambo. Ndakeneye ngo twibande kuri aka kantu ko gusenga. Ni gute tugomba gusenga mu kuri no mu mwuka? Ni gute wowe wasenga mu kuri no mu mwuka? Ni gute njewe nasenga mu kuri no mu mwuka? Biroroshye. Icyambere, tugomba gusobanukirwa ihame ryo gusenga dufite intego, gusengana intego. Icyo mu Cyongereza bita ngo being intentional, kuba intentional mu bintu ukora. Uzarebe iyo ugambiriye ikintu, iyo ugikoze ntukigeraho urababara, kandi niba urimo uragikora ugikorana umwete, kubera ko ni ikintu kiri mu mutima wawe. So nawe ugiye gusenga ugomba kugira intego. Igihe cyose ugiye gusenga udafite intego, amasengesho menshi aba ari ni nko gutwika, gukora investment ariko n'ubundi zosha. Imana ntikunda abantu baza kuvuga ubusa. Ishaka abantu baza kuyibwira ibiri mu mutima, ibivuye ku mutima, umutima umenetse. Mwibuke Imana yabwiye Abisiraheli
ngo bayikundisha akanwa. Ubwo akanwa ni kakandi gasenga ngo Mana ngo turakwereka ngo ibikini, akavuga ariko Imana yareba mu mutima ikabona iryo sengesho ahantu rivuye ni eda mu migenzo. Bavuze ngo dusenge, nawe ukamufata umwanya ugasenga, ariko ugasenga kubera ko babikubwiye, ariko udasenze kubera ko bikuvuyemo. Mu magambo yumvikana cyangwa amagambo yoroheje, gusengera mu kigari, gusengana intego z'abandi. Igihe kirageze yuko dusenga mu kuri no mu mwuka, kandi tugasenga dusengera ku ntego. Kambaho urugero rwo muri Bibiliya. Muri Esiteri igice cya 4 umurongo wa 16, aha naho Esiteri yemera kuja ibwami ku bwa bene wabo. Reka dutangire ku murongo wa 10 kuko niho hari storyline ukuntu itangira. Maze Esiteri atuma Hataki ubutumwa kuri Moridekayi ati, abagaragu b'umwami bose n'abantu bo mu gihugu no mu bihugu by'umwami bazi yuko umuntu wese, umugabo cyangwa umugore usanze umwami mu rugo rw'ikambere adahamagawe, hariho itegeko rimwe gusa kuri bene uwo, aricwa. Kuri 12 nuko babwira Moridekayi ubutumwa bwa Esiteri. Moridekayi nawe arabatuma asubiza Esiteri ati, we kwibwira yuko ari we wenyine uzakira mu Bayuda bose, kuko uri mu nzu y'umwami. Kuko niwicecekera rwose muri iki gihe, nta kizabuza Abayuda gutabarwa, bakoroherwa biturutse ku bandi. Ahari turasimbye icyakwimitse ngo ube umwamikazi, ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa nk'iki. Ku murongo wa 15 nuko Esiteri atuma kuri Moridekayi aramusubiza ati, genda uteranye Abayuda bari i Shushani bose, mwiyirize ubusa munsabire mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro, mutagira icyo munywa n'icyo murya icyo murya cyangwa munywa. Nanje n'abaja banje tuzabigenza gutyo, uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuka nzarimbuke. Aya ni amagambo akomeye, ariko amagambo arimo intego ishingiye mu gusenga, intego iganisha mu gusenga, kandi nanone ishingiye mu gusenga. Mwibuke ko muri aya masengesho ariho havuyemo iwe kugera ibwami akabasha gukiza bene wabo. Basenganye intego muri iyi minsi 3, basenganye intego. They were intentional about their prayer. Muri uyu mwaka dukeneye kuba intentional, dukeneye kugira intego, dukeneye gusenga amasengesho mu kuri no mu mwuka, ariko aya masengesho akaba mu kuri kw'intego, akaba no mu mwuka ufite intego. Umwuka yaje mu isi afite intego kugira ngo yuzure abigishwa babashe kuvuga ubutumwa. Yaje afite intego yo kutuyobora, intego yo kutwigisha, intego yo kubana natwe. Izo ni intego yazanye kugira ngo adushoboze muri uru rugendo. Natwe iyo dusenga, iyo twatura, iyo tuvuga amagambo y'ubutumwa, iyo twigisha, tugomba kugira intego. Icya kabiri, tugomba gusenga byihariye. Mu mvugo y'abanyamahanga biri unique, amasengesho ari unique. Hari nk'akantu nkunda kubona iyo abantu bagiye guterana, umuntu yinjira mu rusengero akamagira gutya ngo k'amasegonda nkangahe, akagera gutya akama yunamuka ngo kera uko arasenze. Aho twaba tugiye kurya ukamubona umuntu ngo Mana ngo ibiryo ngo ame yo kwikiza nyine
no kuryama ni uko nguko. Hakaba n'ibindi dukora ku bw'imigenzo, bakavuga ati reka dutore runaka azasenge, ukaza ugasenga ntibikurimo, tiwabiteganyije, aho wanasenga ugasenga nyine kubera yuko babikubwiye. Ari ni amasengesho. Cyambere aba afite intego washizwemo kandi wenda birashika, ariko ntaba ari unique, ntaba afite umwihariko wayo, ntaba yihariye. Mu yandi magambo, uyu mwaka tugomba kugira amasengesho yihariye, amasengesho afite umwihariko. Kambahereze nk'ubuhamya butoya. Igihe natangiye ibingibi cyangwa igihe Imana yangiriye neza, reka mvuge nka gutyo, wenda nibyo byumvikana ku bantu b'abanyedini. Natangiye nsenga ndyamye ku gitanda, ariko nkumva afite ubunebwe, hanyuma nkasenga, hakagera igihe kimwe nkasinzira, nabyuka mu gitondo ari amasengesho n'ay'ubuzayifu. Ariko umwuka agenda anyigisha ku kigero cyaho nicaye ku gitanda, ndagenda ngura agatebe ko kwicaraho nsenga, ndasenga ngira ibyo bihe, ndagera ku gihe cyo kuzaza mfukama. Mbese sinakomeza kubabwira byinshi, ariko Imana yagiye ifungura imiryango, ngenda impereza ahantu ngomba gusenga mu buryo bitewe n'ibihe, kandi nanone nkagira ama levels. So icyambere ni ukuba intentional. Igihe ngiye gusenga isengesho wenda ryo gutaka, mfite uburyo ndisengamo. Igihe ngiye gusenga isengesho ry'ishimwe, mfite uburyo ndisengamo. Ubwo ndimo nagenda mbahereza amayide y'ukuntu umuntu asenga mu kuri no mu mwuka. Mbese usenga bikora ku mutima w'Imana. Amasengesho yo kurya, abantu bajya bafite nyine nk'ibintu biri aho ngaho, ariko nayo ni amasengesho ahumanura ibiryo, ni amasengesho ashimira Imana. Ntabwo ari ikintu twapfuye gukora nka rutine. Ariko ku bantu b'abanyedini cyangwa abantu bagira aho ngaho bakazamuka mu isi bakabona ari ibisanzwe, bajya babikora bakabona ari ibisanzwe. Ariko buri kintu cyose Imana yashizeho kiba gifite imbaraga, kiba gifite intego. So nawe igihe ugiye gusenga ugomba gusengana intego, ariko by'umwihariko ugasenga byihariye, biri unique, ku buryo umuntu abifilinga, abyumva, ukumva yuko wasenze mu kuri no mu mwuka. So tugana ku musozo, ndabakangurira muri iyi ntego dufite y'amasengesho yo gukunda gusenga, yo gushyira imbere gusenga, ngo ariko twebweho, ariko woweho, mu byakozwe n'intumwa igice cya 6:4, ngo ariko woweho, ariko twebweho, ariko njyeweho, ngo tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo. Uku gusenga kugomba kuba mu kuri no mu mwuka, bikaba bifite umwihariko, nanone bikaba bifite intego. Ijambo ni kwa kundi tugomba kugira ijambo ribohora, ijambo rikiza, ijambo rikora ku mutima w'Imana kuruta amagambo akora ku bantu. Tukagira umwuka uduha gushishoza, kumenya amagambo yavuzwe akora ku Mana n'akora ku bantu, kugira ngo tubashe kuguma muri ya soko, wa mwimerere w'iby'Imana idushakaho. So Imana ibagirire neza, Imana ibitaho, Imana ibahe umutima n'imbaraga zo gusobanukirwa iyi nyigisho. Mwumva aya magambo nk'ari ayanyu kuruta uko aba yanje, aba yawe, akubohore, agukize, by'umwihariko ab'imbuto nziza yatewe mu mutima wawe. Iyi ntego y'umwaka yo gusenga no gusoma ijambo no kugabura ijambo no kugaburirwa ijambo, uko bifata kose, umenye yuko ari umwaka wo gusenga mu kuri no mu mwuka. Umenye yuko ari umwaka wo kumva ijambo, tukabiryo jambo kuruta uko twumva amagambo. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, Imana ibiteho, Imana ibahe umutima
n'ubwenge n'ubushishozi bwo kumva aya magambo. Murakoze.